Amategeko agenga Kiliziya mu gihe cy'itorwa rya Papa n'ibyo bagenderaho kugira ngo Papa atorwe ashyirwe ku mwanya w'ubupapa. Mu mategeko ya Kiliziya Gatolika ateganya ko hari ibigomba guhinduka mu gihe cyo gutora umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, yitabye Imana cyangwa yeguye. Iyo Papa yitabye Imana cyangwa yeguye, Kiliziya Gatolika ijya mu gihe cyitwa Site Facenti. Muri icyo gihe ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika buyoborwa n'inama y'abakaridinari baturutse hirya no hino ku isi, gusa ariko ntabwo baba bemerewe gufata ibyemezo bikomeye birebana na Kiliziya kugeza ubwo hatora undi mupapa. Hagati y'iminsi 15 n'iminsi 20 Papa amaze gushyingurwa, abakaridinari bakora inama izwi nka Conclave, ikabera muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Paulo. Papa atorwa n'abakaridinari 120 bari munsi y'imyaka 80. Kugeza ubu Kiliziya Gatolika ifite abakaridinari bagera ku 135 bakiri mu nshingano ndetse n'abari mu kiruhuko cy'izabukuru, bose hamwe n'abakaridinari 152. Kurikije ibisabwa nibo bemerewe gutora. Gusa ariko Papa Paulo wa gatatu yashyizeho itegeko rivuga ko abakaridinari 120 aribo bonyine bemerewe gutora Papa. Ibi bivuze yuko abakaridinari 135 Kiliziya ifite kugeza ubu arabagera kuri 15 batitabira umuhango wo gutora Papa, mu rwego rwo kwita ku ihame ko buri gihe bagomba gutora mu 120 batarengeje imyaka 80. Iyi nama y'abakaridinari izwi nka Conclave ntabwo iba rimwe ngo ihite irangira, ndetse muri icyo gihe ntabwo baba bemerewe gukoresha telefoni, kuvugana n'abandi, itangazamakuru n'abandi, kuko telefoni ntabwo baba bazemerewe. Nta mbuga nkoranyambaga zo hanze baba bemerewe gukoresha. Ibyo bikorwa bikorwa kugira ngo Roho Mutagatifu akomeze abayobore muri icyo gikorwa, ndetse kugira ngo hatagira aho bahurira n'abanyapolitiki bashobora kubaha amahitamo y'abo bagomba gutora. Kiliziya yemera ko buri mugabo wese wabatijwe cyangwa umurayike ashobora gutorerwa kuba Papa, gusa ntabwo birabaho kuva mu mwaka w'1378. Uyu munsi umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi atorwa aturutse mu nama y'abakaridinari. Mu gihe cyo gutora, umukaridinari yandika izina ry'umukandida, akazinga urupapuro ruriho izina rye, akarufata akarushyira mu nkongoro nini iri kuri alitari. Abandi bakaridinari bakavuga ishengesho Yezu Kristo nk'umuhamya ndetse n'umucamanza wabo. Kugira ngo Papa atorwe agomba kubona nibura amajwi angana na 2 cyangwa 3. Iyo nawe ubonye amajwi ahagije, amatora arahagarara, abakaridinari bagasenga, nyuma bakayasubukura kugeza igihe Papa abonekeye. Ibi bishobora gutwara umunsi, icyumweru cyangwa se imyaka. Buri matora akozwe iyo nta muntu ugize amajwi angana na 2 cyangwa 3, udupapuro bakaridinari batoreyeho baraducagagura, bagadusiga irangi ry'umukara, bakadutwika, hanyuma mu cyumba batoreyemo akazamukira umwotsi w'umukara. Ibyo bisobanuye yuko nta Papa uraboneka. Muri icyo gihe cyo gutora Papa, mu mboka ya Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero haba hari imbaga y'abakristo ba Gatolika bategereje kumenya Papa mushya ugiye kuyobora Kiliziya. Buri munsi hakorwa amatora inshuro enye, 2 mu gitondo, 2 nyuma ya saa sita. Ashobora kuba amatora inshuro runaka kugeza umwe mu bakaridinari agize amajwi 2 cyangwa 3 kugira ngo atsinde. Iyo abakaridinari bakoze amatora inshuro 33 zose nta mupapa mushya uraboneka, bahita bafata abakandida 2 bagize amajwi menshi kurusha abandi, maze bagakorerwa andi matora. Ugize amajwi menshi kurusha abandi akaba ari we ubaye Papa. Iyo umwe muri abo bombi amaje kubona amajwi, asaba inama y'abakaridinari bamubaza ibibazo 2. Icya mbere, wemera ibikorwa byawe nk'umuyobozi w'ikirenga wa Kiliziya Gatolika? Icya kabiri, uzitwa nde? Iyo abyemeye ahita aba umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, maze agafata za mpapuro batoreyeho bakazitwika bazivanze n'irangi ry'umweru, maze mu cyumba batoreyemo hakazamuka umwotsi w'umweru. Uwo mwotsi ubusobanuye yuko Papa yamaze gutorwa. Icyo gihe umuyobozi w'inama ahita asohoka akajya ku ibaraza rya Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, maze akavuga amagambo yo mu Gitaliyani agira ati Wahemusi Papa Mama. Ibyo bisobanuye ngo ubu dufite Papa. Ahita atangaza amazina ye asanzwe ndetse n'izina ryihitiyemo rya Papa. Iyo Papa kimaze gutorwa ahita yambara ikanzu y'umweru, nawe agahita asohoka aho yatorewe akaza kuri rya baraza, atanga umugisha ndetse akageza ijambo rye rya mbere ku bakristo ba Gatolika agiye kubara mu buzima bwe bwose asigaje. Ayo ni amategeko agenga itorwa rya Papa. Abari bazi ko ari ibintu byoroheje, umwe ko bavuyeho hahita hajyaho undi mu buryo bworoshye, biba bigoye. Hagomba gukorwa ikintu bita amatora. Ndabakunda cyane, nimba mukunda ibiganiro byacu ndabasaba gukora subscribe. Mugire ibihe byiza.